kana nawe ukavuga mbe najya uragire diri ryoshe se yizisa diri ya mama faranga gisoro nambuza amafaranga nuko ngombazi ikibazo ni bitanu ako bitanu ako kumwigize abantu badakora ngo bitanu kara karo gato nashaka kubaza amafaranga yaguze kandi njenge gukoresha ubwenge bwanjye nta karo kubaza nago bikomeye nashaka gata akazi ko kubamera ubundi inzu ndanayifite ubundi nge ndirambirode inzu imeze neza ibikoni amabese amakuziniyeri ibintu ni good fine abonege ako ntago ari uburi ubundi sinzi ushaka yanga ni yico mfite nka 50 ibyo byose bora ntabwo yajya 40 indu yajya se kora edi yawe yako nyine utabona uri kunsekera ukagira ngo ndayiguhera ubuntu ako nyine twumvikana naye twumvikana inzu se tujye kuyireba ntari biti bye ufite amafaranga yafite rero inzu tugenda akano nibagiwe kanze ngo mbanze mbaze ibiciro by'inzu numve neza ndumve neza ntari amatungo za hene na zangurube mbonye irindi tungo rigufi ngiye kuza kiravuga sawa Didn't say why. No man. Damai uramenye ako kantu ni kabi. Jesus. Urabona atari satani imwe mbi ndebera nanje nyitungore gufemwe ntabwo nisi tungore gusa karyo batu ni parakoze beze neza reka dukora konzanita yise ave sukansenyeri uzukonje ugakongera metalike ubwo bande bayisenye use oya hafa kansenyeri uzukonje ugakora ko katurebe dose amani ariko biye winkorera ku nzu ndakwishyura inzu narayijyamo anje ni gute kwibangamira wabwiye ko arimo gaze wabwiye gaze ku iziniyeri bavuga karukungu muga bino rizo nyine radishingiye nese kugura mangari Damai uramenye ako kantu ni kabi. Ambe baziri yewe kuko niyo natuga magufuna ukora gasumbiri aho kantu ni mose Jesus we bino nzuku nimeze neza wayinjira mu kareba nonze wayibonye ikane igisenge wante kunsenye inzu ndajya Inka data turashize none kandi byari kurayibonye rero ariko mbonye iki ino nzu kurugera ibonye yanjye kimeze neza ino izobe abo kanigende buryo cyahise we garuka hano inzu yanjye wagenda utayishyuye se abo kamaze iyi ni uramenye ako kantu ni ese ura ntabwo yishyura
inzu y'inayi nagurisha. Kereka n'imirayi guri ikode.